Turi mu mugoroba wa Pasika, umugoroba w'ibyishimo, umugoroba duhimbazaho izuka rya Nyagasani. Pasika ni umunsi mukuru, Pasika ni umunsi turirimbaho Aleluya. Kristu wapfuye akazuka, yazutse ntagipfuye ukundi. Uyu munsi yazukiye mu mutima wanjye, yazukiye mu mutima wawe, yazukiye mu mitima yacu. Ese wamwakiriye ute? Ese ntuzongera gutuma agupfira? Ese ntuzongera gutuma akubambirwa? Witeguye kumwemera no kumukorera? Witeguye kutazongera kumubabaza? Witeguye kutazongera gutuma agira ababara ibikomere yatewe n'ibyaha byawe? Nifuje ko uyu munsi wongera kwisuzuma maze ugaha Yezu icyubahiro akwiye, kuko yemeye kugupfira igihe yari ari ku musaraba, akemera kukubabarirwa kubwo urukundo agukunda. Mu by'ukuri rero mbifurije Pasika nziza, kandi Nyagasani wazutse akomeze azukire mu mitima yanyu, kugira ngo mukomeze mukore ibyiza bimunezeza, ntimuzongere gutuma apfa ukundi, mubikore mubikoreranye urukundo.